Ndabaramukije mwebwe mwese abo turi kumwe muri uyu mwanya, ari abandi hafi n'abari kure, abari mu Rwanda no hanze yarwo. Reka mbahe ikaze muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Mugiye kubana na Muhire Juste, yo mazina yanjye. Hanyuma ndi umugabo wubatse, mfite umuryango w'umudamu umwe n'abana 4. Ntuye hano ku Gisozi mu mujyi wa Kigali. Ndi umukristo, ndi umugenzi ujya mu ijuru. Nyuma yo kubaha ikaze no kubashimira, reka nshimire by'umwihariko abagize uruhare rwo kugira ngo mpure namwe tuganire ijambo ry'Imana. Mukanguzi TV ndabashimiye kuko muratwarana cyane, mu mwakoze imirimo itandukanye, kandi ni byiza kuko ni inzira nziza Imana yadushyiriyeho kugira ngo abantu babashe kumva ubutumwa bari hafi cyangwa kure. Imana ibagirire neza. Ntabwo twabitesha agaciro rero, kuvunika kwanyu no kwitanga kwanyu tubihaye agaciro. Imana ibaho umugisha, muzabigororerwa. Munyemerere mbere yuko tuvuga byinshi, tubanze dufata akanya gato dusenga Imana. Wowe udukurikiranye Mukanguzi TV, aho waba uri hose, bigukundiye nkundira dufata akanya gato tubanze dusenga Imana kugira ngo tujye twaganira ijambo ry'Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye. Izina ryawe niryubahirwe mu mitima yacu, ubwami bwawe bube muri twe kuko niho ukorera. Uravuze ngo ntabwo nezezwa no kuba mu nzu zubatswe n'abana b'abantu, ngo ahubwo wahisemo gutura mu mitima yacu. Bivuga ngo nzaba muri bo, ngendere muri bo, mbane nabo. Turi abahungu bawe n'abakobwa bawe, kandi uko tubanye nawe biratunyuze. Uyu ni umwanya mwiza uduhaye, ni inzira nziza washyizeho kugira ngo tubashe kukuvugira, tubashe kugukorera, kandi intego ihari si ukumenyekana nk'uko benshi babyibwira, ahubwo no kugira ngo abe ari wowe umenyekana binyuze muri izi nzira. Twemera ijambo ryawe rigira ububasha, buhindura, bubohora, ryubake kandi rigire n'ibyo risenya mu bugingo bw'abagiye kurikurikira. Urakoze kuko ugiye kubana natwe kandi witeguye gukora ibyo, mu izina rya Yesu, amen. Imana iduhane umugisha. Munyemerere twihuse dusome ijambo ry'Imana tugiye gusangira. Nifuje ko wowe turi kumwe muri iri teraniro, aho waba uri hose hatandukanye, nashatse ko tuvuga ku neza y'Imana. Ndaza gukoresha ijambo ry'Ikinyarwanda rivuga ngo kuzirikana ineza y'Imana. Kuzirikana ineza y'Imana, impamvu ngo ni ijambo ry'Ikinyarwanda. Kuzirikana ni ijambo rigira ubundi busobanuro, no kwibuka. No kwibuka ariko guhoraho. Hari igihe habaho kwibuka kugira igihe kurangirira, ariko bijya kwitwa kuzirikana iyo byabaye kwibuka guhora mu muntu. Hanyuma rero impamvu ngo ni Ikinyarwanda, iwacu by'umwihariko i Rwanda, uwo mwanya tujya tuwugiraho kwibuka abacu. Noneho aka kanya ni ukwibuka ineza y'Imana ariko bihoraho, bituma tutibagirwa cyane, kuko kuzirikana ineza y'Imana biraza kuduteza indi ntambwe ituma tuziririza iby'Imana yanga. Ushatse wabifatanya kuvuga ngo kuzirikana ineza y'Imana nibyo bituma tuziririza iby'Imana yanga. Ntacyo bitwaye, niryo jambo ngira ngo tuganire. Hanyuma ndashaka ko utagira confusion kuri iryo jambo, uvuge ngo rirareba nde. Ijambo ry'Imana ntirigira umupaka, yaba wowe n'abazaryumva bose. Nta muntu Imana itagiriye neza ku isi yose hatandukanye, ahubwo ineza, icyo abantu bita ineza y'Imana ni iki? Abantu bakunze kwibeshya ku byitwa ineza y'Imana. Waganira n'abantu kumva runaka Imana yamugiriye neza, yamwubakiye amazu, afite amazi bunaka ku misozi imwe n'imwe mu bihugu bitandukanye, afite amamodoka, afite amato, ukumva ibyo bintu nibyo abantu barimo kwita ineza y'Imana. Ariko siyo mvuga, kuko hari ubifite udatunze Kristo, utazaragwa n'ubugingo buhoraho. Hari ubifite ubiririramo, urararira, udafite n'uburyo bwo kurya ibyo yahashye. Donc ukabona icyitwa ineza y'Imana mvugira aha, ntago mvuga ku bafite amazu, simvuga ku bafite akazi, simvuga ku bafite ubuzima buzima. Ushobora kuba ufite ineza y'Imana ukanayizirikana unarwaye, umubiri urwaye. Paulo yaravuze ngo ntimugatinye icyakwica umubiri
kidafite icyo gitwara ubugingo, ngo ahubwo mutinye ikibyica byombi kandi kikabijyana Gehenomu. Biravuze ngo kuzirikana neza y'Imana ni umuntu uwo ari we wese Imana yimenyekanishijeho ikamuha agakiza, ikamubatura mu byaha. Uwo nguwo aho ari amfashe twibukiranye kandi duhore tuzirikana icyo Imana yakoze, kuko niwo musaruro Imana ifite. Hanyuma rero kuba utarabona inzu, utarabona akazi, utarabona imodoka, nubwo ubishaka kandi ni byiza kubitunga, ni byiza kugira icyo umuntu akora, ariko kuba utaragera kuri iyo ntambwe, kuba utaragera kuri iyo levo, ntiwisuzugure. Hari icyo Imana yakoze kiruta ibyo byose, nuko yaguhaye ubugingo buhoraho. Imana iguha umugisha. Ni icyo ngira ngo tuganire. Turasoma twihuse mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo ibice 22. Unkundire dufatanye gusoma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo ibice 22. Turasoma duhereye ku murongo waho w'10, hanyuma tuze gusimbuka dusome no mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma. Aha nahageze haravuze ngo ibice 22 by'ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo ku murongo waho w'10. Haravuze ngo abo bagaragu barasohoka bajya mu nzira, bateranya abo babonye bose, ababi n'abeza. Inzu yo gucyurizamo ubukwe yuzura abasangwa. Umwami yinjiye kureba abasangwa, abonamo umuntu utambaye umwenda w'ubukwe. Aramubaza ati, mugenzi wanjye, ni iki gitumye winjira hano utambaye umwenda w'ubukwe? Nawe arahora rwose. Maze umwami abwira abagaragu bati, ni mumuboha amaboko n'amaguru, mumujugunye mu mwijima hanze, niho bazaririra bakahekenyera amenyo, kuko abatowe ari benshi ariko abatoranijwe bakaba bake. Imana dufashe kandi Imana tugirire neza. Nunkundira reka dusomere rimwe, dusome no mu bindi bitabo turi bwifashishe, hanyuma tuganire. Nifuje ko twasoma n'uru rwandiko Paulo yandikiye Abaroma ibice 11 umurongo wa 16. Ho yarababwiye ngo ubwifu y'umuganura ari yera, nirobe naryo niko riri, kandi ubw'igishitsi ari icyera, n'amashami nayo niko ari. Ariko niba amashami amwe yarahwanyuwe, nawe uri umunzenze wo ku gasozi, ukaba waratewe nk'ingurukira hagati y'amashami, ugasangira nayo amakakama y'igishitsi cya Elayo, ntukirarire ngo ugaye ayo mashami. Niba wirarira uyagaya, wibuke yuko atari igishitsi kimeze kuri wowe, ahubwo ni wowe umeze ku gishitsi. Ahari wavuga uti, amashami yahwanyuriwe kugira ngo nterweho. Ni koko kutizera niko kwayahwanyuje, none nawe kwizera niko kuguteyeho. Ntukibone ahubwo utinye. Imana ishimwe cyane. Hanyuma aya magambo nagira ngo tuyahurize muri ya nsanganyamatsiko cyangwa se theme dufite ivuga ngo kuzirikana neza y'Imana. Nagerageje kugusobanurira icyo tugiye kuzirikana icyari cyo. Umuhanga umwe yaravuze ngo iyo umuntu yamaze kwibagirwa aho yavuye, ntaba gifite imbaraga zo zimushoboza kugira intumbero aho azajya. Donc kugira ngo tuneshe icyo Paulo, icyo Yohana yakunze kuvuga ariko kirwa cy'Ipatimo, aho yandikiraga ya matorero 7 yo muri Efeso. Amatorero menshi yagiye agira ijambo rigenda rigaruka rivuga ngo unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero, nzandika izina ryanjye mu ruhanga rwe, unesha. Yandi magambo, nunesha iki? Nunesha ibiriho birimo kunesha abandi. Kandi mu yandi magambo mu Kinyarwanda cyumvikana, nta unesha atarwanye, nta urwana adafite icyo arwana nacyo, nta n'urwana adafite icyo arwanira. Ibyo bintu uko ari bitatu, icyo cya gatatu mvuze ngo nta urwana adafite icyo arwanira. Icyo turwanira ni nacyo kiduhesha imbaraga zituma tunesha. Kwiteka igihembo tuzahembwa nicyo tuvomamo imbaraga zituma tunesha, ibituma tudashyika. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ubu bugingo ndimo mvuga bufitwe nandi, twabubonye duti. Hari igihe umuntu ashobora gutesha agaciro televiziyo yaguze amafaranga ye yakoreye, avuga ati iki nta kintu kivuze, ugatesha agaciro akazi bitewe n'uko kakurangiye, n'ubundi aracyahari, ukagakora nabi, ni wakwirukana zakurangira n'ahandi, ugatesha agaciro. Ariko ubugingo, s'il vous plaît, ubugingo twabubonye dute, bufite gaciro ki muri twebwe?
Bibiliya yerekanye uburyo Yesu yaciye umugani. Iki ni ikiganiro yaganiraga n'abigishwa be. Hanyuma Matayo yandika izi nkuru. Yesu ashaka kubereka agaciro k'ubwami bw'Imana. Rivuga ngo ubwami bw'Imana abantu bavuga bari fieri yabwo mu mahanga atandukanye, mu bihugu bitandukanye. Umuntu wese n'umukozi w'Imana, umuntu wese ashaka kuba ari umukristo, umuntu wese azajya mu ijuru, umuntu wese biravugwa birazwi. Ariko ubwami bw'Imana, iryo juru tuvuga ni iki? Yesu yashatse kuritandukanya n'amasoko turema, yashatse kuritandukanya n'amahanga tugenda, yashatse kuritandukanya na ambiance zitandukanye. Aravuga ngo ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'igihe kimwe umwami yateguye ubukwe bw'umuhungu we. Kandi ubwo mvuga umwami, aha wumve n'ubundi Imana itegura ubukwe bw'umwana wayo ari we Kristo. Ko twe turi abageni, wowe unkurikiranye nanjye ubwanjye turi abageni ba Kristo. Itorero, iyo tuvuze itorero tuba tuvuze umugeni. Hari igihe bene data ashobora kugira amayereko atandukanye, tujya tubyumva. Umuntu akaba yakubwira ati nyamara na kwitegereje mbona Imana irimo iranyereka ko uri umugeni. Mu isi ya none iyo umuntu bambwiye ngo ni umugeni, ahita agira ubwoba mu mutima akavuga ati naba ngiye gupfa. Ariko kuba umugeni ntabwo ari bibi, ari ubikubwiye, ari nawe mwembi muri abageni. Ku itorero ry'Imana riba mu ibanga, kandi uko riri mu ibanga niko n'umugeni wa Kristo ari mu ibanga. Itorero ryose ni umugeni rero. Hanyuma wapfuye umunsi wataha ejo, ikizima nuko ugiye aho wateguye kandi wateguriwe. Hanyuma Yesu ashaka kwerekana ubwami bw'Imana. Aravuga ngo bugereranywa n'igihe umwami yateguye ubukwe bw'umuhungu we. Hanyuma iyo inaha iwacu mu Rwanda, iyo tugiye gufita ubukwe uratumira, invitation. Ni ugufata ubutumire ukoherereza abantu b'inshuti b'inkoramutima. Ibisobanuro by'iyo invitation biravuze ngo wowe uyihawe urifuzwa kuzaboneka muri bwa bukwe utumiwemo. Kabiri, haramutse hagize n'icyo n'ubushobozi, inkunga itari ukuhaboneka. Inkunga ya mbere ni wowe ukenewe, iya kabiri ni ubushobozi ni inkunga wazatera nyirabwo. Hanyuma ibyo bintu byose umwami yabikoze kubo ashaka, atanga ubutumire ku bantu ashaka. Niko Yesu arimo guca umugani aganirira abigishwa be. Hanyuma ngo igihe kiza kugera cy'umunsi w'ubukwe, abona ba bantu nta wigeze yerekana reaction yuko yanejejwe n'ubwo bukwe, nta wamuhamagaye, nta umubaza ati bigeze he, imyiteguro imeze ite. Ngo birinda bigera ku munsi w'ubukwe nta makuru, atabona abantu bamuri hafi. Hanyuma yigira inama yo gutuma abagaragu be. Arabwira ati nimugende munyibukirize ba runaka nagiye mpa ubutumire, mubabwire ngo umunsi w'ubukwe wageze. Niba harabaye no kubura ubushobozi, nimuze mwe nimwe nkeneye cyane. Ni ibwami, ibyo kurya birahari n'ibyo kunywa birahari. Nkwibutse ko nararenga aha, ubu bwami tuvuga dukwiriye kwijyamo, iri juru tuvuga dukwiriye kuzabamo iteka, nta kindi bidusaba nitwe gusa, ni umutima wawe. Utaza kuvuga ngo ko nta mafaranga mfite nzarijyamo. Umwami yaravuze ngo byo kurya n'ibyo kunywa byarateguwe birahari, igikenewe ni wowe. Hanyuma ati mubabwire baze bantahira ubukwe bw'umuhungu. Bibiliya yerekana ko abagaragu intumwa za mbere zatumwe ngo bene gutumirwa babuciye negligence, barabineglige ibyo bintu. Ngo baravuga ngo nta mwanya dufite, buri muntu yigira mu gikingi cye, undi yigira mu rutundo rwe. Berekana ko ibyo bintu by'ubwo bukwe nta kintu bibabwiye. Atuma izindi ntumwa za kabiri. Intumwa za kabiri ikintu kibabaje ngo zo zagezeyo bafata inkota barazica. Wowe unkurikiranye umfashe ukurikirana ijambo ry'Imana, ibi bintu ndashaka kukwereka ahantu bihurira nawe urimo gukurikirana ijambo ry'Imana, naho bihurira n'ineza twagiriwe. Intumwa za kabiri ngo zagezeyo bafata babandi bahawe invitation, bafata inkota bazawukamo barazica. Umwami arabimenya, arababara, ababaye ariko ntibyaciraho. Ngo atuma intumwa za gatatu arizo zizi twasomye, ngo zo arazibwira ngo ntimusubire hahandi. Babandi burya nabibeshyeho, narinzi ko ari inshuti, ariko menye ko atari bo bakwiriye gutaha ubu bukwe. Amasaha arimo aranyegera yo kuba abashyitsi bagiye kuhagera. Muhagarare mu nzira nyabagendwa, muhamagara abantu bose mubonye, ababi n'abeza. Niko Bibiliya yavuze.
Imana ishimwe inshuti yanjye. Ndagira ngo nkubwire ngo mushiki wanjye, iri jambo rivuga ngo muhamagara abo mubonye bose. Wowe nushaka uri mu mahanga uguwe neza, ukorera ministeri isobanutse, ariko utunze ubugingo buhora, utunze Kristo muri wowe, aho ukura kwitwa umukristo naha mu nzira nyabagendwa. Kuko ibi bintu by'ubugingo, ibintu by'ubukristo ntago byari ibyacu. Bibiliya yerekana neza ko twari abanyamahanga. Abambere bari babyandikiwe, Abisiraheli babiteye umugongo. Bibiliya ivuga ngo yaje mube ntibamwemera, bituma hindukirira abanyamahanga. Ariko muri uko guhindukira abanyamahanga, kutamwemera kwabo si igihombo cyacu, ahubwo ni inyungu, naho twabonekeye. Intumwa za mbere rero zatumwe zigasuzugurwa, ni ubutumwa bwaziye Abisiraheli ntibabuha agaciro. Intumwa za kabiri ni Kristo ubwe wahagurutse mu bwami bw'Imana, kavuga ngo nge ndagiye, nta kindi cyari kimuzanye, aje kwibutsa abantu ko byanze bikunze Imana ibakeneye. Ngo agere inaha inyiturano iba urupfu, bamuhemba urupfu. Intumwa ya kabiri yarapfuye, za ntumwa za kabiri twasomaga zirangana n'urupfu Kristo yapfuye, ariko ntirwarangiriraho. Imana ntiyashirwa ngo ku nshuro ya gatatu haza umwuka wera. Ndagira nkubwire ko iyi ntumwa ya gatatu ihagaze mu nzira nyabagendwa, ikusanya abantu ababi n'abeza, ni umwuka wera. Paulo yigeze yandikira Abaroma ababwira ibyo kuba maso. Yarabwiye ngo mube maso bene data, kuko agakiza katwegereye kuruta igihe twizereye. Bivuze iki? Biravuze ngo kuva icyo gihe Imana ikorana na Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni, yari ibegereye. Hanyuma iryo sezerano rivaho, Kristo araza, uko nibwo aza mubana n'ahavukira. Imana yegera abantu kurutaho, arangije aragenda, haza umwuka. Uyu munsi turi muri manda ya gatatu y'umwuka wera, kandi nyuma y'umwuka nta wundi uhari. Niyo mpamvu Paulo avuga ngo karatwegereye kuruta igihe twizereye. Nuko umwuka azava inahajyanye itorero, nta yindi ntumwa. Inyuma y'umwuka nta yindi ntumwa, azava inahajyanye itorero. Uyu mwuka rero niwe wahagaze mu nzira nyabagendwa. Nunkundira, niba utaribagirwa neza uburyo waje, uburyo wakiriye Kristo, ibukaho wari utari wazi. Wahamagawe nandi? Ninde muntu wakubwiye kuri umukristo? Ninde muntu wakubwiye ibyo kwizera? Ni umwuka wakusanyije abajura, mu nzira nyabagendwa. Ntago haba abantu bahuje urugendo. Nahana abantu bahuriye, umwe agiye mu gahunda ze, undi agiye kuvoma, undi agiye kubaka, undi agiye muri biro. Nahana abantu bahuri, aho niho umwuka yahagaze, arararika ababi n'abeza. Abari abajura bisanga ari abakozi b'Imana, abari indaya bisanga ari abahanuzi. Naho ngaho twavuye. Nimvuga ngo kuzirikana neza y'Imana, ntuzibagirwe inshuti yanjye, wikwibagirwa ko wahoze aho hantu, aho Imana yagukuye, kandi naho ikujyanye ni heza. Yaravuze ngo ngiye kubategurira hanyu, aho ndi namwe abariho muzaba. Naho ngaho twavuye. Hanyuma ngo abazana mu nzu yo gucyurizamo ubukwe, uko ibintu byari byiteguwe. Ngo bagere mu nzu y'ubukwe, ngo umwami yinjiye kureba abantu, asanga buzuye mu nzu yo gucyurizamo ubukwe. Arimo atembera kuko abonye abantu, ngo abonamo umuntu utambaye umwenda w'ubukwe. Natangaye kuko uyu muntu nawe yarari mu nzira nyabagendwa, uko abandi baje nawe niko yaje. Ariko kwibaza ngo abandi kuki ari we wenyine ugaragaye nkuta, n'ubundi abandi baje batawambaye. Ariko kuva aho Imana yadukuye kugeza naho itugejeje mu murimo wayo ubu, hari ahantu yatunyujije hatumye duhabwa impano dufite uyu munsi. Aho hantu umuririmbyi umwe wa korari yarubonobono yahise ngo mu rwambariro rw'abera. Hari urwambarira abantu bacamo kugira ngo wari umujura yitwa umuvugabutumwa. Hari ahantu anyura akiyambura umwambaro w'ubujura, akambikwa uwa gishumba. Hari inzira umuntu acamo kugira ngo abe uwakwiriye kuba we. Aho rero niho wa muntu atigeze anyura. Barabwirije yumva nibisanzwe, atahana umwambaro yazanye. Abaririmbyi bararirimba agira ngo nibisanzwe, n'ejo bazaririmba atahana uwo yazanye. Uyu muntu kugeza igihe umwami yaziye mu iteraniro, ngo yasanze acyambaye umwambaro yazanye. Niko gahinda rero umwami ngo aramwegera, aramaze ati mugenzi wanjye, ikintu gitumye utambara umwenda usa n'uwabandi niki? Nabigisha bakwigishije nabi, nabavuga butumwa babaye bake, nabashumba bakuyoboye nabi. Kuki udahinduka? Nanjye reka mbikubaze, ufite idini usengeramo,
ufite aho usengera hatandukanye naho runaka asengera, ariko ikigenderewe ntabwo ari idini ubarizwamo, hagenderewe guhinduka. Iminsi uhamaze n'imyaka uhamaze n'ubutumwa uhumvira byakumariye iki? Ntabwo umwambaro wambaye ari wo wari wambaye ukiza. Tujya duhura n'abantu bameze batyo, ugasanga umuntu aririmba muri korari, n'umuvugabutumwa, n'umuhanuzi, n'icyamamare arazwi, ariko ugasanga umwenda yari yambaye kiryagi w'urugomo na n'uyu munsi aracyarugira. Umwenda yari yambaye w'ubugambanyi na n'uyu munsi aracyawambaye. Ubwinshi bw'imyaka umaze mu idini, ubwinshi bw'imyaka umaze ubwiriza abantu, wowe bwakumariye iki? Ni uyu mwami avuga rero. Yanamubajije, umwami wacu ni umunyamahoro, Kristo ni umunyamahoro, nta mwagagira, nubwo amubonye ameze atyo acyambaye umwambaro w'ibyaha, aramubajije ngo mugenzi wanjye, kuki utambaye umwenda w'ubukwe? Icyo Yesu ashaka abaza uyu muntu ni iki? Yashakaga gucokoza amarangamutima ye ngo amubwire ati niki ndabura iki, numvaga nanjye ngiye kuza, ariko uyu muntu arahora. Biravuze ngo arahora rwose, kutavuga ni bibi. Ngira ngo ndavuze ngo iyo umuntu atavuze ntumenye icyahatsi, kandi koko iyo umuntu avuze uramumenya. None uyu muntu aracecetse, none ko acecetse umwami arabwirwa n'iki cyatekereza? Wanditse igitabo cy'imigani ibice 18 ku murongo wa 21, ntabwo turi buhasome. Yaravuze ngo ururimi rurica kandi ururimi rurakiza. Aravuga ngo abantu barukunda bazatungwa n'icyo ruzazana. None ko ururimi rwica kandi akaba ari narwo rukiza, abarukunda bakunda kurukoresha bazatungwa n'icyo ruzana. Bivuze iki? Biravuze ngo ururimi wakoresheje ugambana, ururimi wakoresheje utuka mwene so, ururimi wakoresheje usebanya, nirwo dukoresha tugeze imbere y'Imana tukavuga ngo Mana mbabarira, rukadukiza. None uyu muntu nta rukoresheje, umwami aramubajije ngo bimeze biti? Arahora. Uko guceceka umva ikivuyemo. Umwami aravuze ngo nimumuboha amaboko n'amaguru mumujugunye hanze mu mwijima, niho bazarire bakayikenyera amenyo, kuko nubwo hahamagawe benshi ariko abatoranyijwe ni bakeya. Hari irindi jambo nasomye irambwira ngo no muri abo batoranyijwe mu ntore izongera itoranye. Irinde nshuti yanjye, zirikana ineza y'Imana. Imana yagukuye bikwambika, biguhesha imbaraga zo kurwana intambara kugira ngo uzagere. Paulo aravuze ngo ndasiganwa, ariko ntabwo nsiganwa nk'utaza aho ngiye. Ndaterana ibipfunsi, ariko ntabwo ari nkuhusha, aho ntera igipfunsi ndahazi, ndanahareba. Aravuga ngo ndashaka gusingira icyo Kristo yamfatiye. Muri uru rugendo kuzirikana ineza y'Imana bijya bituma tuziririza iby'Imana yanga. Imana iguha umugisha. None Paulo abwiye Abaroma ijambo rikomeye. Arababwiye ngo niba ifu y'umuganura ari yera, ifu y'umuganura ni Kristo n'ubundi uvugwa ahangaha, irobe naryo rikwiriye kuba ryera. Ntabwo nzi igihugu urimo, ariko ibi ngiye kuvuga ku banyarwanda bari i Rwanda barumva icyo mvuze. Nimvuga ubugari bw'imyumbati, iyo waritse amazi ugasonga ubugari bw'imyumbati ntabwo warura ubugari bw'ibigori. Iyo utetse igitoki ntiwarura imyumbati. Icyo umuntu asonze, birevuze ngo nibi ifu y'umuganura ari yera, ni ifu, ariko nuyisonga urarura n'ubundi robe naryo ryera, kuko ubugari ifu wasonze yeraga. Haravugwa iki rero? Yabwiye Abaroma ngo uko ifu y'umuganura ari yera n'irobe rikwiriye kuba ari ryera. Aravuga ngo niba igiti igishitsi ari icyera n'amashami akwiriye kuba yera. Yesu yigeze yivugira ijambo rikomeye aravuga ngo ni ngiye giti cy'umuzabibu, namwe muri amashami. Ibi biratwingingira gusa na Kristo twitirirwa, biratwingingira kudahusha intego y'icyamuzanye. Niba uri umukristo hari indangagaciro ze ukwiriye kuba ufite. Ikibazo rero twibaza, nawe wibaza, hariho imvugo ivuga ngo ariko runaka n'umukozi w'Imana mana, aravuga arabwiriza, ariko ntukamubone mu kindi gihe. Nuko biri, arahanura Imana ijye imukoresha, ariko ni n'umusambanyi. Ubu dufite ikibazo cyo kwitwa amazina abiri. Umwanya umwe ni umukristo, ni ifu y'umuganura, ariko wajya kureba irobe ugasanga ni umusambanyi. Umwanya umwe arasa n'uteye ku giti cyo gukiranuka, undi mwanya ateye ku giti cy'ishyari, arimo arera imbuto z'ishyari, arera imbuto z'urwangano. Ibi bintu bisa biti? Ndagira ngo nkubwire ngo niba ishami igishitsi ari icyera
n'amashami akwiriye kuba yera. Si ikibazo cy'igihugu, si ikibazo cya miriye, si ikibazo cy'aho wakirijwe, si ikibazo cy'aho usengera. Niba warakiriye Kristo, hari umunyabwenge umwe ugeze atanga urugero, aravuga ngo burya kwakira agakiza yabigereranyije ngo nk'umugore usama inda. Yavuze ijambo rikomeye, reka ndisubiremo. Yaravuze ngo iyo umuntu asamye inda, akenshi abakobwa cyangwa abagore basama inda, abadamu bacu tubaterera inda abantu batari, ariko iyi nda yinjiyemo, yaravuze ngo hari ibimenyetso igaragaza mu bantu bareba uwo muntu bakabona ko yasamye. Inda hari ibintu igutegeka kureka umuceri wawukundaga, igutegeka kureka ibijumba wabikundaga, igutegeka kureka inyama wazishakaga. Hari ibindi bintu rero nubwo ifite ibyikurekesheje, hari ibindi bintu itumurarikira utajya gunarya cyangwa wafataga nk'ibisanzwe. Ibyo bintu ko ari bibiri, guhurwa mu kinyarwanda no kurarikira mu kinyarwanda, ni ibintu bikunda kuba ku mugore utwite. None ikibazo kiriho nuko wasamye inda ya Kristo. Warasamye. Kwakira Kristo ni ugusama. Turimo imbere ndani, umuntu agira abantu babiri, arimo abantu babiri. Uyu muntu w'inyuma, ariko tugira, iyo tuvuze bugingo twumvikana umuntu uri muri jewe, nge ndi Justin, ukumbona n'igihagararo n'ukundi n'umubiri wanjye ureba. Ariko muri Justin harimo undi Justin, uyu uvuga uwo nita bugingo arimo imbere. Uyu munsi nambaye ikote, nambaye karuvati, nambaye ishati, uku nambaye ndarya kugira ngo mbeho uku nguku ndeba. N'uwo bugingo w'imbere afite imyenda akwiriye kuba yambaye ihora yera. Kabiri, yo gukiranuka. Gatatu, akwiriye kurya kugira ngo nawe abyibuhe. Ntago tubyibuhe inyuma gusa, ahubwo n'uwo muntu w'imbere. Fata umwanya usenga Imana. Iyo usenga, iyo uririmba, iyo ukora, urimo kugaburira wa muntu w'imbere. Bugingo agira ibiryo arya bitandukanye n'ibyo mubiri arya. Bugingo agira imyenda yambara bitandukanye n'ibyo mubiri yambara. Bugingo agira uburyo avuga bitandukanye n'uko umubiri uvuga. Imana ishimwe cyane. Hanyuma hararengaho Paulo yavuze amagambo akomeye. Yaravuze ngo uko duteye ku gishitsi cyera nitwe mashami. Arabwira Abaroma, none nge ni wowe mbwira, nitwe mashami nge nawe, ateye ku gishitsi cya Elayo. Haravuga ngo niba amashami amwe yarahwanyuwe, agarutse kuri ya ngingo y'Abisiraheli banze ubutumwa bwiza bugahindukira mu banyamahanga. Agarutse kuri ya ngingo, ngo niba amashami amwe yarahwanyuwe, kuko aho ngaho ahwanyuwe, nawe uri umunzenze wo ku gasozi, ukaba waratewe kuri icyo gishitsi, uranyumva ute? Nkubwire nteke aho wicaye n'izina witwa bitari ibyawe, wabiheshejwe no kwizera. Kuko yababwiye ngo niba wibwira ko ugaya ayo mashami yahwanyuwe, hari bene data ubona mwene data yagize intege nke, aho kugira ngo bamusengere cyangwa bagire agahinda, ukabona abantu mutaramiyeho, habaye akabarore, yaraguye, asigaye anywa inzoga, n'umusambanyi, yabaye umwicanyi. Ishyano ryaguye ku Mana. Burya wakababaye, wakarize, wese urahagaze. Paulo yavuze ngo wibwira ko ahagaze yirinda atagwa. Ibyagushije mwene so nawe nibyo bigushaka. Umwanya wagafashe. Paulo yabwiye Abaroma ngo niba ntimukagaye ayo mashami yahwanyuwe, niba ushaka kuyagaya ujye wibuka ko atari igishitsi kiguteyeho, ahubwo niwe uteye ku mashami. Handagaruka ku ijambo Yesu yavuze, yaravuze ngo simwe mwantoranyije, ngo ahubwo ninjye wabatoranyije, maze kubatoranya mbashyiriraho, atora abantu uko ashaka, mbashyiriraho kugira ngo mugende mwera imbuto nyinshi, kandi izo mbuto zigumeho. Mwene data nshuti yanjye, zirikana ineza y'Imana. Ntabwo ari bose bafite amahirwe nk'ayo wagize, ariko birambabaza iyo ubitesha agaciro, ntuha agaciro kuba Kristo ari muri wowe. Mu myambarire, mu migendere, mu mivugire, Kristo akwiriye kugaragara, ukerekana ko wakiriye ari nawe. Nayo mpamvu rwa rugero rwajemo, niba warasamye inda ye, gira ibintu uhurwa, ugire n'ibyo urarikira. Ntabwo uyu munsi ubwirizwa kumva ijambo ry'Imana. Ubu mukanya turi kumwe, ugize umugisha wo kunkurikira. Hari undi udashobora gukurikirana ijambo ry'Imana kuri YouTube, ahubwo agakurikirana indirimbo zitagira icyo zifasha ubugingo bwe, agakurikirana ibindi bintu, andi makuru, abantu abaho ibintu bitandukanye. Nafungura kumva ijambo ry'Imana rivugwa, arahita azimya, ashaka ibindi byihuta bijyanye naho isi igeze. Nuko ateye gukurikirana ijambo ry'Imana biramugora, biramuvuna. Ariko nagira ngo ubwire ngo iyo umuntu yasamye iyo nda,
ariyo Kristo mvuga, afite uwo mwana muri we. Ntago gukurikira ijambo ry'Imana ari byo bakubwira, ntago bakubwira ngo kora subscribe. Ni ibintu byawe, urabizi neza icyo ukoze, urabizi ko ari ibintu urarikiye. Ukwiye guhora uvuga tugo ni ikihe cyigisho gishyashya cyasohotse, ni ryo ijambo ry'Imana ririho, ninde mwigisha. Ukwiye guhora ushakasha. Nari ndimo mvuga iki? Ndavuze ngo iyi nda, iyo umuntu yasamye agasama inda ya Kristo muri agakiza, icyo tuvuza iyi neza y'Imana agakiza. Iyi nda ushobora kuyisama udafite inzu, iyi nda uyisama udafite akazi bikemera, iyi nda uyisama imiryango yaragutaye bigakunda, iyi nda uyisama udafite inshuti zagusize bikemera. Ariko ikigutegeka niki? Si ngombwa kwigishwa iby'agakiza. Ntago bakubwira ngo vuga gutya. Nta mugore utwite babwira ngo jya ukunda kunywa amata. Oya, hari igihe ibyo umutegetse wowe ari byo yahuzwe. Inda niyo igutegeka uko ukwiriye kumera. Ukijijwe wese, abe muri Amerika, abe mu Bubiligi, abe mu Rwanda, abe Burundi, abe Uganda, barasa. Icy'agakiza kabasaba ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro. Niyo mpamvu ubutumwa bukwiriye kugenda bukagera ku mpera y'isi. Burasa, ni ubutumwa bw'ubumwe kandi bw'agakiza. Pawulo yarababwiye ngo ntukirarire, ntukibone, ahubwo tinya. Hora ubaza mu mutima ngo niki cyatumye Imana intoranya, niki cyatumye Imana impamagara. Nibyo soreze ku rugero rumwe rwa Bibiliya. Umuhanuzi Ezekiel yigeze ahanura, ijambo ry'Imana rimuzaho, marayika aramusora ari mu mwuka, ngaramubwira ngo aramubwira ati hanura, uhanurire Yerusalemu. Ngo Yerusalemu arayihanura, ariko ngo Yerusalemu ngo imeze nk'umukobwa ngo wavutse ngo ku babyeyi. Ni Ezekiel 16. Ayo makuru ze kuyasoma. Aramubwira ngo kavukire yawe n'umunsi wavutseho ngo iso yari umwamori, ngo nyoko yari umuhetikazi. Ngo arerekana ko avuka ku babyeyi babi. Ariko aramubwira ngo umunsi wavutseho ngo ntawe yigeze kugirira impuhwe muri abo babyeyi, nta wazanye utuzi ngo agukarabye, nta wazanye utwaye tw'impinja ngo agushyireho, ngo nta n'uwagucaniye umuriro ngo ushire imbeho. Iyo ni Yerusalemu. Arangije aramuhanurira. Ezekiel ahanura aribwira ngo nyamara ngo bakurekeye mu ivata ryawe, ngo urakomeza urigaragura, ariko uzira iki? Ngo uzira kuri mubi, uzira uyu mwana ngo yari kibi kubera kandi yaba mwiza biturutse he? Wabyarwa n'umwamori, inyoko akaba ari umuhetikazi. Inahi iwacu mu Rwanda birangana no kuba iso ari umucuraguzi, nyoko ari umurozi. Byombi ni uburozi ariko butandukanyije. Uyu mwana uvuka ufite se ucuragura kandi nyina akaba ari umurozi, uyu mwana azitwa ndi? Ubwiza yabukura he? Ni kimwe muri ibyo. Ni iki rero Ezekiel arimo kubwira Yerusalemu. Aribwira ngo iso yari umwamori, nyoko ari umuhetikazi, uvuka uri kibi. Kandi koko ndimo mvuga ibi ntaranaharenga. Ibuka aho wavutse. Doretse ko abantu bajya ibuka kurura igisekuru cyawe. Niko mukozi w'Imana, kurura igisekuru cyawe. Uyu munsi nyine urubashye, ufite icyubahiro mu isi, ariko uvuka sogokuru wawe yasengeragahe? Nyogokuru wawe yaririmbaga mu ihe korari? Muvuka mu miryango mibi. Data abatubyaye nabari babi. Birumvikana ko natwe twari babi. Ezekiel aramubwira ngo nyamara bakurekeye mu ivata rya, kumurekera mu ivata birangana no gupfa, kuko abize ubuganga muri hano mukurikiranye ijambo ry'Imana urabizi neza ko mu ivata uruhinja rutahamara iminota 5 ngo rubeho, abahemaze gupfa deja. Ariko none ivata ry'ibyaha wari maze igihe kingana iki? Twe turibamo, twari kuriyemo. Nkanjye nakijwe mfite imyaka 25. Nubwo urumva imyaka 25 yose nari ndi mu ivata ry'ibyaha, ry'urugomo ry'iki. Ariko sinaguyeyo, Imana ishimwe. Nawe ntiwaguyeyo, umfashe dushima Imana. Hanyuma arambwira ngo waryigaraguyemo. Imana yo kabyara igira impuhwe, izo utagiriwe n'ababyeyi iraza ngiratambuka. Ijambo ryarambwiye ngo nkunyuzeho, mbona wigaragura muri iryo vata. Ngo ndavuga ngo baho, nubwo uri mu ivata ryawe ariko baho. Naho dukesha kurama, nivuga ngo zirikana neza y'Imana, aho ntuharenge. Naho ndimo mvuga mwivata. Imana iraza iravuga ngo baho, aho narindi mbaho, nabaho wari urubaho,
none uyu munsi twembi turabakozi b'Imana, turabagenzi ba Gisiyoni. Kwibagirwa ibi ni ukunyagwa zigahera. Zirikana ineza y'Imana kandi kuvugurura imibanire yawe nayo bijye bitumuziririza iby'Imana yanga. Wakugiriye neza uramuzirikana kandi uhora ushakashaka ko mwagirana umubano mwiza. Iyo umuntu yahaye undi nka yirinda ikintu cyazatuma bashwana kuko abamutegerejeho inyiturano. None wowe nshuti yanjye, Imana yakugiriye neza, igukura mu bujura, igukura mu buraya, igukura muri nyakatsi, igukura mu byaha. Uyu munsi iguha icyubahiro, uratambuka abantu bakakubaha utari ukwiriye kubahwa, uravuga abantu bakakumva utari ukwiriye gutegwa amatwi. Ujye ubizirikana, ujye uzirikana neza y'Imana. Nicyo nagira ngo nkwibutse, niyo message mfite. Ndumva nabwira abantu batuye isi aho umuntu ari wese utunze neza y'Imana ngo ayizirikane kandi bimutere kuziririza iby'Imana yanga. Bityo niyo nzira, niyo murongo twacamo turwanya ibyaha, amakimbirane, inzangano, Kristo akabona abo yirata tukiri mu isi. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo dusubikira aha. Ntago navuga ngo turarisoje, ijambo ry'Imana rirakomeza nejo bundi nitutaba ku Mukanguzi TV. Uyu munsi bantumiye, ejo tuzahurira n'ahandi ku maradiyo atandukanye. Ivuga butumwa rirakomeje, ariko jya ukunda gukurikirana ijambo ry'Imana, jya ukunda kuritega amatwi. Burya Imana niho ivuganira n'abantu, niho Imana ivuganira nawe, niho ikurerera, niho ukurira, niho iguhekera, niho igutabarira. Ni mu ijambo ry'Imana. Imana iguha umugisha, we wadukurikiranye, we twabanye, we wumva ubutumwa kandi gushoboze gushyira mu bikorwa iki jambo ry'Imana ridutegeka. Ndagira ngo dufate akanya twongere dusenge, ariko banza utekereze mu mutima wawe, uvuga uti ndatsinzwe pe, ntago najyaga nzirikana neza y'Imana, naribagiwe. Uyu mukobwa ngo yarakuze, arakura, akurira mu ivata, ariko ndashimira Imana igitunyuraho turi mu ivata, ngo arakura arikuriramo. Hari igihe rero umuntu agucaho uri mu ivata ariko waravuganye n'Imana. Nkundira akakantu ne kugenda ntakakubwiye. Hari igihe Imana ivuganira nawe mu ivata ikavuga ngo baho, ariko ntiri gukuremo, ukarigumamo. Kandi Imana yavuze ngo baho. Ikivuze ngo baho iravuze ngo iminsi uzarimaramo ntugipfuye, kuko Imana iguhaye kubaho. Iri jambo abantu benshi babana naryo, wabana naryo uri umukobwa, uw'iburyo bakamurambagiza agashingirwa, uw'imoso bakamurambagiza agashingirwa, uwe nyuma yawe muturanye nyuma ya agashingirwa, ugasigara aho ravuganye n'Uwiteka. Abakureba yavuze badahari, ntago ibyo yavuze babizi. Umuntu ahabwa kuvuga ibyo ashaka akagufataho ijambo, ariko baho, uwo ngo Imana ibwiye ngo baho akwiriye kubaho, akarerwa n'ijambo Imana yavuze, ikanaririnda tena. Uyu mwana ntiyigeze apfa ngo kugeza igihe yageze ku rwego apfundura amabere, aba inkumi nziza ishimishije, avuka mu muryango mubi. Ubyibuke, ise n'umwamoni, nyina n'umuhetikazi, ariko umwana aba mwiza kubera ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rirarema, ijambo ry'Imana nibwo buzima. Ngo amaze gukura, ngo abantu batangira kumubenguka, umurebye wese akamugirira impuhwe, umurebye akumva n'umukobwa mwiza. Biravahe ku ijambo ry'Imana, ku by'Imana yavuze. Ngo batangiye kumubenguka, Imana nayo ntigeze imukuraho amaso, ngo izana umwitero. Izi nkuru ze kuzisoma, ngo izana umwitero, iramubwira ngo ubwiza ufite nta handi ubukura, ni ku ijambo nakubwiye. None akira umwitero mukobwa wanjye, wishe ubwambure, isoni z'ubwambure bwawe, kuko abantu batangiye kukubenguka. Isi bengutse abantu benshi bavuganye n'Imana, kandi iyi si kubengutse gukoresha ibyo ishaka. Irinde rero, garukiraho dusenga Imana. Nakwibutsaga kuzirikana neza y'Imana kandi bikagutera kuziririza iby'Imana yanga. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye kubw'ijambo ryawe, kandi umuntu wese wafashe umwanya uzarikurikirana kuri YouTube, uwo tubanye muri uyu mwanya dukurikiranye, uzumva ubutumwa wese buzagira ahantu bumukura, bugire naho umugeza. Ku ijambo ryawe n'imbuto itabora kandi n'inkota icyaye, n'indorerwamo umuntu wese yireberamo. Intego yari irimo kwari uko tuzirikana aho wadukuye, kugira ngo twambikwe imbaraga muri urugendo turimo, twe gusubira inyuma, twe guteshuka, twe kugwa nzira, tuzabashe gutabaruka amahoro tugeze aho tujyanye. Urakoze cyane kubanye natwe kandi ukomeje kubana natwe mu izina rya Yesu. Amen.